Imana ishimwe cyane kuko iduhaye no mwanya mwiza wo gukomeza kuganira ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Imana nziza, tugushimiye ko twitaho kandi ufite umugambi mwiza. Twakira imbabazi zawe, twakira imbaraga zawe, twakira umugisha wawe mu izina rya Yesu Kristo. Tujyanya tutakiranze mu maso wawe, turakwega kugira ngo ukomeze ubane natwe muri byose, mu tuganira ijambo ryawe. Dukomeze twumve icyo tuganiriza, ibyo tugomba gukora. Yesu ni ibintu byiza twari twizeye imbabazi na ryawe ubwawe Kristo mama wacu. Amen. Urubyaro rwa Ishimayeli. Uru ni rwo rubyaro rwa Ishimayeli. Ishimayeli turamuzi ngo Ishimayeli umwana wa Aburahamu. Uwo Hagari umunyegiputakazi, umuja wa Sara yabyaranye na Aburahamu, ni umunyegiputakazi. Hagari umunyegiputakazi. Ibyo bihugu dukomeze tubishyire mu bitekerezo, dutekereze, twumve inkomoko y'ibindi bintu bitandukanye. Ibyo byose hari aho tuzabikenera. Abashuri, abanyegiputa turabazi. Ubumva Ishimayeli umva nawe ari mu rugo rubyaro rwa Hagari umunyegiputakazi. Uku niko abana ba Ishimayeli bitwaga, nk'uko amazina yabo ari, nk'uko babyaranye. Imfura ya Ishimayeli ni Nebayoti, hakurikiraho Kedari na Adibeli na Mibusamu na Mishuma na Duma na Masa na Hadadi na Tema na Yeturi na Nafish na Kedema. Abo nibo bana ba Ishimayeli. Ayo niyo mazina yabo nk'uko imidugudu yabo iri, nk'uko ingo zabo ziri, n'abatware 12 nk'uko amoko yabo ari. Tuvuga ko Imana yari yaramubwiye ko nawe azakomokaho n'abantu benshi. Ngira ngo iryo sezerano Imana yari haye Hagari yari haye Hagari ryari kugira ngo nihe marayika igice cya 16 turebe ko twabibonamo. Marayika w'Uwiteka aramubwira ati subirayo kwa nyokobuja wemere uko ibyo akugirira. Marayika w'Uwiteka arongera aramubwira ati nzagwiza cyane urubyaro rwawe rwe kubarika. Nuko nawe iryo sezerano rifite. Maze marayika w'Uwiteka arongera aramubwira ati dore uratwite, uzabyara umuhungu, uzamwite Ishimayeli, kuko Uwiteka yumvise kubabazwa kwawe. Ishimayeli bisobanurwa ngo Imana irumva. Ishimayeli sinzi niba ari bihuye. Ngo hagati y'abantu azamera nk'imparage, azagira undi muntu wese umubisha wayo, n'abandi bose bazamugira umubisha wabo. Azatura imbere ya bene se bose. Ni Ishimayeli. Ubu ni urubyaro rwe. Ngo ruzavaho nawe ndabona ari abatware 12. Imyaka Ishimayeli yaramye ni 137. Umwuka urahera arapfa, asanga bene wabo. Urumva we aramye 137. Urumva ntago bari gutinda cyane kuri Ishimayeli. Hari uwo bari butindeho tu, kuko urabona ko amateka abaye nk'aho arangiriye aha. Urahera ahasanga bene wabo 137. Urumva uko bagenda bakura imyaka iragabanutse. Aburahamu tuzi ko ari 175. Sara nawe numva yari hafi aho ngaho. Ubu nawe uyu ageze kuri 137. Bahera ihafi y'abatura bageza ishuri. Urumva ishuri urahibwa mu bashuri ko ariho Ketura, urubyaro rwa Ketura rwabaga nyine. Abashuri niho batuye, iri imbere ya Egiputa. Egiputa urumva ishuri iri imbere ya Egiputa. Urumva we aracyari urubyaro rwa Ishimayeli aho ngaho muri Egiputa, aherekeye Ashuri yari atuye imbere ya bene se bose, nk'uko byavuzwe mbere. Nuko ibya Ishimayeli ni ibyo ngibyo. Ishimayeli urumva tujya twumva ko ari we abayisilamu baturutseho.
Ketura we gumva ngo nabashuri n'abandi ubwo nabo dukomeze dusangizanye twumve amateka yabo kuko tuzagenda tubabona muri Bibiliya kuko bagenda bagarukamo. Kuvuka kwa Esawu na Yakobo, uru ni urubyaro rwa Isaka umwana wa Aburahamu. Urubyaro rwa Isaka umwana wa Aburahamu, nawe ni umwana wa Aburahamu nkuko n'abandi twagiye tuvuga. Aburahamu yabyaye Isaka. Isaka yari amaze imyaka 40 avutse ubwo yarongoraga Reka mwene Betuweli umwaramu w'i Padanaramu mushiki wa Labani umwaramu. Isaka yingingira umugore we Uwiteka kuko yari ingumba. Uwiteka yemera kwinginga kwe. Rebeka umugore we asaminda. Uwiteka yemera kwinginga kwe. Haleluya. Isaka byaye agiye kubyarana na ari kumwe na Rebeka, ariko Rebeka ngo yari ingumba. Baringinga Uwiteka ngo yemera kwinginga kwabo ngo asaminda. Abana bakiranira mu nda ye, aribaza ati ubwo bimeze bityo bakiri mu nda, ibi bimbereyeho iki? cyangwa ngo mberaho, bimbereho cyangwa mberaho iki? Niko basobanura. Aragenda ajya kubaza Uwiteka. 23 Uwiteka aramusubiza ati inda yawe irimo amahanga abiri, amoko abiri azatandukana. Dore bya bindi Imana Bibiliya tuvuga ngo ihagara mu Itangiriro ikareba iherezo. Iba byose biba mu isi, tuza mu isi bizi. Ibi nabyo nyine ngo bijya biducanga cyane uburyo ngo ibintu byose bitubaho mu isi bizwi, biteguye Imana, donc bizwi, Imana ibizi ko bizagenda. Twe tuvuga ngo se Imana yari izi ko Yuda azagambanira Yesu? Tuvuga ngo yari ibizi kuko ngo gihari nuko simbi ntago tubizi, ntago bivuga ko uzamugambanira ngo ari Yuda, ariko icyo tubivuga ko mu buhanuzi nuko ngo uwagambaniye Yesu mbere yuko Yesu abaho avukira mu isi, ngo uzamugambanira ngo ngahe ntihakature, ntihakature undi, ntihakabundi, ngira ngo ngo ntihakagire uhatura. Ni nk'ibyo, ni ndumva ari nk'aya magambo ahari mu buhanuzi. Yesu nawe aza akonfirma avuga ati yunganira sho umwanzuro avuga ngo uzangambanira ngo ibi biruta ko atarakwiye kubaho. Numva ni nk'ayo magambo, numva turi kuvuga ku buhanuzi, kubitegurwa mbere, kuby'Imana ibizi imbere. Bazatandukana, bya bindi twahoze tuvuga gutandukana. Why? Kubera iki? Imana ibibizi nyine, Imana ibibizi n'Imana, ko Imana igomba kubimenya ko ari Imana. Ariko ni gute abantu bavuga ngo bazatandukana? Si ikibazo cyo gutandukana. Ubwo hano nakuramo iki ngiki, kuko Imana ari ukuri, ari nziza, ibintu byose bibizi. Gutandukana si ikibazo, si cyo kibazo nakumva. Ahubwo muri uko gutandukana tubyitwaramo dute? Tutandukana byagenze biti? Habaye imirwano, habaye iki? Kuko ndabe ni ikibazo gikomeye. Urumva ko niba Imana ari izi yuko hari uzangambanira Yesu, ntekereza ko Yesu we yaravuze ngo birutwa nuko atarakwiye kubaho. Bigaragara ko iryo jambo ari ijambo rikomeye. Yakavuze ngo biragaragara yuko ashobora kurimbuka. Ntabwo tuzi ko yarimbutse, sinitubizi, ko Imana niyo izaca urubanza. Kuko niba bivuga ngo birutwa nuko atarakwiye kubaho, kuko umuntu wabayeho akarimbuka, urumva wamugari nibi, birutwa nuko atarakwiye kubaho. Kiri kuba wabayeho akabona ijuru,
nka Petero yakoze icyaha cyo kwihakana Yesu, ariko nyuma arihana. Tumva nta magambo menshi Yesu yamuvuzeho ajyanye n'ibyo, niyo mpamvu wenda tubona harimo umusaruro mwiza. Petero Imana yamuvugagaho n'amagambo meza, ariko Yuda birutwa nuko atarakwiye kubaho. Bigaragara ko kutitwara neza kuri Yesu si cyari ikibazo cyane, ahubwo cyabaye ikibazo n'undi mwanzuro yafashe. Ntekereza ko hari imyanzuro nanone dufata, hari imyanzuro dufata mbere ishobora kutubera ikibazo cyo kuyihindura nyuma. Wenda kuno yagambaniye Yesu akabura uburyo yiha, akabura imbaraga, sinzi uburyo, akabura imbaraga zimugarura kugira ngo afate umwanzuro mwiza. Petero we yarazibonye, Petero ko yazibonye yihakanye Yesu baramuha. Wenda si wamutanze by'umwihariko, ariko nyine narivuze ni hari imyanzuro dufata ikaba yatugiraho ingaruka ku buryo niyo mpamvu dusabwa Benedata, kubera imyanzuro yacu itari myiza nk'abantu bari mu isi dushobora gufata imyanzuro itari myiza, dusabwa guhora mu masengesho kugira ngo dufate imyanzuro myiza. Hari imyanzuro rero dushobora gufata ishobora gutuma turimbuka, donc tutagaruka, tutabona izindi mbaraga zitugarura. Ni ikintu gikomeye. Nuko njya numva ngo wenda bazangwana n'amahirwe wenda ngo ya kabiri, ariko nayo azaba ngo akomeye, abantu bose bamaze kuzuka, ngo n'abapfuye bazutse, ngo wenda ngo hakabaho kwicungurira ubugingo. Wowe akaba ari bwo wongera gufata umwanzuro, akaba ari wowe wicungura, avuga uti noneho Yesu ndamwemera, ariko nyine ukicungurisha amaraso yawe. Wenda ntekereza ko ari aho ngaho wenda bashobora kuzarokokera, ariko ntabwo wenda matinze aho ngaho, ko ntabwo turahagera ngo wenda turebe ko bihari muri Bibiliya. Bazatandukana, nari ndi gusobanura ku kintu cyitwa gutandukana. Icyo kivuga gutandukana, mutandukanye mute? Nyuma yo gutandukana se mwitwaye gute? Yes, si ikibazo mu gutandukana. Katurebe wenda nkaho kuri Loti na Aburahamu, baratandukanye. Loti ibyo byose ikigaragara cyo nuko Imana yakomeje kubana nawe, cyane ko na Aburahamu yamusengeraga. Arangije Imana iramukora Sodomu. Turimo turareba ahantu hose Imana yagiye ibana nawe. Batura Isowari, ndumva ari aho ngaho havuye Abamoni n'Abamori, Abamoni n'Abamowabu hafi aho ngaho. Ku bakobwa be babiri, gutandukana ni hatari. Nari mvuze ni si ikibazo gutandukana, ahubwo imwanzuro. Nkurikije ijambo rivuga ngo amoko abiri azatandukana. Abana babiri bavukanye, kubera iki abana babiri none bavukanye bajya gutandukana? Wenda bakabaye batavukanye da, ariko babiri bavukanye batandukanye. Kwayo gutandukana, ariko impamvu bitindaho nkagira ikibazo nuko hari imbaraga ziba zigiye. Hari uburyo rero abantu batandukana bagaragara nk'aho batandukanye, wenda bitewe n'ahantu batuye, ariko bakaguma bakabana, bagakorana. Nkuko waba ukorana n'umuntu uba mu kindi gihugu nawe uri mu kindi gihugu, ariko muri close mushobora gukorana. Ariko hejuru yo gutandukana, tubyite ko ariko batandukanye cyangwa batari hamwe, reka tubyite kuko batari hamwe. Gutandukana kwiza numva mwakabaye wenda mutari ahantu hamwe, nubwo nabwo dusabwa kuba ahantu hamwe kugira ngo dukorane. Ubwo rero Benedata, dusabwa kuba umwanya umwe ahantu hamwe. Nicyo cya mbere. Mu gihe bibaye ngombwa tutari ahantu hamwe, duhuze umutima mu mwuka, Imana tugeneze cyane. Nuko amoko abiri azatandukana ngahereye igihe azavira mu mara yawe. Ubwoko bumwe buzarusha ubundi amaboko. Umukuru azaba umugaragu w'umuto. Numva mu nda bari barimo barakirana nyine.
ubwo bigaragaza ko nawe yagize ubwoba, avuga ati se noneho bizamera bite. Maze igihe cyo kubyara kwe gisohoye, zari impanga mu nda ye. Gakuru avuka atukura, ari cyoya nk'umwenda w'ubwoya, bamwita Esawu. Hakurikiraho gato, afashe agatsinsino ka Esawu, bamwita Yakobo. Kandi Isaka yari amaze imyaka 60 avutse ubwo Rebeka yababyaraga. Icyo ni ikindi. Imana ishimwe ko yabahaye abana. Hari Gakuru na gato, turumva amateka yabo. Esawu rero ngo aguza Yakobo ubutware bwe. Aguza Yakobo ubutware bwe. Na aguza katurebe cyangwa aguza simbizi. Aguza Esawu aguza Yakobo ubutware bwe. Ni nko kumuguza, ni kuri umutwe wenda wanditse cyangwa amuha. Abo bahungu barakura. Esawu aba umuhigi w'umuhanga w'umunyeshamba. Yakobo we yari umunyamahane make, yabaga mu mahema. Umwe ni umunyamahane make, undi ni umuhigi. Umunyamahane make, umuhigi uwo ni umurimo yakoraga, nkuko na wese agira umurimo akora. Noneho umunyamahane make, amahane hari ukuntu ajya ahari kuntu, ariko nta umuntu ucishije make niko twavuga, nubwo amahane atabura. Ngo maze Isaka yakundiraga Esawu kuko yajyaga arya ku muhigo we. Rebeka we yakundaga Yakobo. Urumva? Yes, Isaka arakunda umuhungu ujya ubyuka akajya gukora ni ikintu cyiza cyane, ikintu cyo cyane ko buri wese ntekereza ko umuntu wese ahantu hari aba yumva yakora, banza uko ari imirimo yabuze. Maze naho ngaho n'ikindi kindi, gushaka imirimo, gusenga, kuba Imana ikivuga. Benedata, ikintu gitumwanzuro, ikintu kiza gufata risk cya faith, by'umwihariko ahantu ruzingiye mu gusenga. Faith ntiwayigira ngo ikintu kigaragaza ko wasenze ni uguhaguruka ukajya gukora. Nibyo kigaragaza ko wasenze, nicyo nyiguru. Ubwo rero iyo utagize hahurutse gukora, ntabwo wasenze neza. Gusenga ni ugukora. Gusenga ubundi ukora uri gusenga. Gukora kwiza, gusenga kwiza ni ugukora. Niyo mpamvu Isaka yamukunze, agakora akazana umuhigo. Nuko akunda umuhungu w'imfura Rebeka, nawe akunda Yakobo byose babanaga mu rugo bari amuba hafi. Bukeye Yakobo ateka imboga. Umva mwana wasigaye mu rugo, Yakobo abana bari kumwe na mama mu rugo bafatanya ateka imboga. Esawu arinjira avuye mu ishyamba. Buri wese avuye ari mu kazi ke. Akoza. Esawu abwira Yakobo ati, ndakwinginze ngaburira ku bitukura utetse, kuri ibyo bitukura byawe kuko nkoza. Nicyo cyatumye yitwa Edomu, ibitukura. Edomu bisobanurwa utukura, ibitukura. Umva kubita bamwita iryo zina, ni ahantu nyine hari afite ikintu ruzingiyeho. Sabye ibitukura, ibyo bitukura bitukura arabisabye rwose ati mfasha. Yakobo aramusubiza ati, keretse twagura ubutware bwawe uyu munsi. Ibitukura biratuma agurisha ubutware bwe, atanga ubutware bwe, aguza, nkuko wenda mbona Bibiliya yabyanditse, uyu mutwe bawanditse. Esawu aramusubiza ati, ubu se ko ngiye gupfa, ubwo butware bumara iki? Bibaza Yakobo mbere yo gutanga ibyo kurya. Yakobo nawe ni hatari kabisa. Mbere yo gutanga ibyo kurya, muvandimwe yatari. Umuvandimwe avuye mu kazi n'iki ngo keretse twagura ubutware bwawe uyu munsi. Ibyo kurya n'ubutware nibyo bigaragaza yuko yahoraga byibaza ngo n'ubundi se ntabwo nzaragwa. Ntabwo ubutware ni ikintu gikomeye. Ubutware Imana Bibiliya itubwira ko twahawe ubutware mu ijuru no mu isi. Kristo yahawe ubutware mu ijuru no mu isi, none arabuduha natwe. Nimugende
muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, ngumva aduhaye ubutware kugenda mu izina rye, mubatiza mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Mubigisha ngo kwitondera ibyo nabategetse byose, kandi dore ndi kumwe nawe kugeza ku mperuka y'isi. Ahandi tubona ubutware ni handi Imana yaremye umuntu bw'imuha ubutware, abe mu isi ayihingire, ibirimo ayirinde, ayobore umuntu. None ubutware burongera kugaruka hano ku mwana w'imfura by'umwihariko. Yakobo arabimenya, arabizirikana, buri wese yaba ari mu rugo akumva ntibigenda, wenda agateka bitagenda kuko wenda atazaragwa ubutware. Wenda nanone n'ikindi kintu cyigisho nuvuga ngo umuntu yakuramo, birashoboka ko yabonye Esawu atabyitayeho wenda mu bundi buryo, akabona umuntu uri aho avuga ati ariko ubundi wabimubwira da akanyihera ubutware. Noneho mu buryo bwo kugira ngo amuhe ubutware tubugurire, cyane ko ari petit frère, nubwo nari babanganaga navuga, aramubwira ati ariko ubundi kereka no mu butware bwawe, wenda tuvuge ko yabikoze muri joke, wenda wenda dufate ko abavandimwe ubundi busanzwe bafitanye ikintu gikomeye cyane, umubano ukomeye cyane, cyane ko babanaga no mu rugo, nta cyari gutuma bagira ibintu bapfa bidasanzwe, kandi iyo bagize iyo bapfa bariyunga. So ahangaha ntekereza ko yabitekerejeho, wenda akavuga ati okay, gutware n'uve, ariko akashyiraho akantu avuga ati nta butware mfite, ariko byahorana n'iyi situation gasa nk'ukora joke. Kereka no mu butware bwawe. Impamvu mbivuze gutyo nuko ntekereza ko isano y'amaraso ni isano ikomeye cyane. Buriya biragoye ko umwe yabwira ati, yabwira undi se ngo wese ko ufite ubutware ngenda bufite, wenda akabibwira nyine ari agahinda, ari umuvandimwe. Ntabwo ntekereza ko ntabwo bikunda kubaho ko abavandimwe buriya ni abavandimwe uko byagenda kose, nubwo bakwicana abavandimwe. Atangirwa ko byabaye kuri Kayini na Abeli, uburyo ngo Imana yabajije Kayini ibintu yakoze, ayishyeye murumuna we ko wamenya amaraso ya murumuna wawe, ati ntabwo narindi umurinzi we. Nuko nyine nibyo ubu byabaye nyine, nuko amwica nyine, ahura n'umuvumo uraho. Umuvandimwe nyine barashwana muri iyi minsi, baricana, ababyeyi, abadamu, abagabo, abana, ababyeyi bari imibanire, hari amasambu, barapfa amasambu. Narivuze umuryango ko hari imisano rikomeye cyane. Ntekereza ko rero muri iyi situation, nkurikije ukuntu umuryango umeze ubu, ari abantu uko byagenda kose, n'abantu barwanirana ishyaka, n'iyo byaba bimeze gute, nyine bigoye ko umuvandimwe yapfa kwiyahakana undi bavugana ku maraso, cyane nk'aba b'impanga. So niyo mpamvu ntekereza ko yabivuze nka joke. Tugure ubutware bwawe uyu munsi. Esawu aramusubiza ati, ubu se ko ngiye gupfa ngo ubutware bumara iki? Aramubwira nka joke. Yakobo aramubwira ati, ndahira uyu munsi rero, reka mbiciye muri joke. Haramurahiragurisha Yakobo ubutware bwe, nubwo hari muri joke. Yakobo rero ababaye Esawu koko, ibya bamwita Edomu nyine, ko wenda yagushijwe n'ibitukura, arabisuzugura nyine. Nkurikije ko ntabwo nzi imyaka bari bafite, ariko wenda ushobora kugenekereza ukamenya ko banganaga. Yakobo aha Esawu umutsima n'ibishyimbo yatetse, ararya aranywa, arahaguruka arigendera. Uko niko Esawu yasuzuguye ubutware bwe. Donc kuko imfasaje ingano kwatinda ahantu bakongera bakabisubiramo ko yasuzuguye ubutware bwe. Ntekereza ko nyine hari aho biza kuba ingaru kagaragara ko nyine yabutanze ubutware, ibintu byo kwatura Mana yanjye, kwaturana ndabuguhaye bumariye iki ubutware? Joke Benedata, mubo tujya tuganira basangiza aho ngani, njyewe nta joke ngira, none ko ni kabyito buryo
cyangwa se n'icyo wakwita joke cyanjye kiba ari ukuri. Icyo wakwita joke cyanjye kiba ari ukuri, ni real. Bya bindi dushobora kuganira gutya tumeze nk'abari mu blague, nta blague zindi numva njya ngira, n'icyo wakwita blague ujye wumva ko ari ukuri kuri njye, kuko blague zacu niyo mpamvu twigengesera kwatura nuko twarabutanze da. Nuko hari ahantu none wambabaza ngo Esawu yasuzuguye ubutware bwe, birangira Imana idufashe cyane kubwira ijambo ryiza tumaze kumva. Dusengere muri ryo kugira ngo twirinde amagambo y'amashyengo. Hari aho Esawu nyine twari tuvuze yuko Esawu bavuga ngo yasuzuguye ubutware bwe, ngo nakunze Yakobo Esawu ndamwanga. Iryo jambo wibaza uburyo Imana ivuga ngo nakunze Yakobo Esawu ndamwanga, ntabwo tubisobanukirwa neza, ariko bitewe n'umwanzuro dufata Imana ntabwo twishimira imyanzuro dufata, amagambo tuvuga. Buriya amagambo twatura abiterwa n'ahantu twiriwe n'ahantu twagenze. So nitwirwa imbere y'Imana hazaza muri twe hazajya haba amagambo meza yo kwatura meza, kuba imbere y'Imana. Narishimye cyane ko babwira ngo tujye mu nzu y'Uwiteka, ni nk'ibyo ngo kuba imbere yawe ngo umunsi umwe bindukira iyi minsi igihumbi ahandi. Kuba imbere y'Imana, kuba umwanya mwiza wo gusenga. Benedata, tugire umwanya wo kuba imbere y'Imana kugira ngo ibintu byacu twahoze tuvuga ku bintu byitwa gufata umwanzuro, ibintu byo gufata risk cyangwa se kugira faith, ikintu kigaragaza ko dufite kwizera imbere mu Mana. Ikindi bijyanye na kugira ibintu twatura, hano urabona ko tuzareba ingaruka kumva Bibiliya hari aho bigarukaho, ko iyo dufashe tugiye ibyo dukora nta twitwaye nabi, kwatura ibintu bibi, gufata imyanzuro mibi, Imana ntabwo twishimira. Mana nziza, turi imbere yawe, duciye bugufi mu maso hawe, dushima ijambo ryawe ryiza uduhaye. Turanya twatakenze mu maso hawe, aho twarangije amagambo yacu, twavuye nabi, tutarabaye imbere yawe, ko twamenye ko kutaba imbere yawe ariho ruzingiye, ariho icyo kibazo gikomeye, aricyo kitwicisha, kitwangiriza. Mu izina rya Yesu turihanya twatakenze mu maso ya Yesu, katika jina la Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Aho twafashe umwanzuro ufuye kubera kutaba imbere yawe, Mwami, iyo twagize intege mu kuba imbere yawe ntitukaza duseta ibirenge, niyo myanzuro dufata tuyifata nabi kandi tutatwishimiye. Turakwiye rero kugira ngo mu mwanya mwiza tubabarire. Mu izina rya Yesu twakiriye imbaraga zawe zo kugira ngo tube mu bihe byo gusenga, ko tuzi twamenye neza yuko mu gusenga bituma ngo twambara intwaro zose z'Imana, tuzazimisha imyambi y'umubi yaka umuriro, ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'ubwenge bwa Satani iyo turi mu mwanya wo gusenga. Ubu gusenga ni ubuzima, dusenga ubudasiba. Biriya ni kwivuga muri iyi minsi gusenga kwaye guke, ariko twakira imbaraga zawe. Mu izina rya Yesu wakiriye umugisha wawe uturuka mu gukorwa, mu kuba imbere yawe. Twabaye imbere yawe dukora neza, dufata imyanzuro myiza, ukatwishimira, ukaduha umugisha. Amagambo arakomeye Mana, ariko turakwiye kugira ngo dukomeze tuganirize ibyo tugomba gukora. Isi yose nibona imiya myiza dukora, twese turabona dukora imiya myiza, isi yose tuyimbaza izina ryawe, kubwa Yesu Kristo wacu, amen. Ni karibu cyane, dukomeze tubane umwanya mwiza wo gusangizanya ubutumwa bwiza, amagambo y'Imana. Ikindi iyo twaganira ijambo ry'Imana gutya, Imana ituyobora muri ryo, twarisengeramo, twarangiza Benedata tugahurira mu mpano zacu zitandukanye Imana yaduhaye. Buri wese afite impano Imana yamuhaye. Izo mpano zose rero God given talents
icyo ushoboye, umwubatsi, uri umucuranzi, umuririmbyi, uzi gukora ibintu byo kudoda, fashion, kwambika abantu, ibyo byose tukabikora ku bw'icyubahiro cy'Imana, just ivugabutumwa. Karibu rero tubane, dukorere hamwe, duhuze imbaraga. bene data, nta muntu ukora wenyine. Niyo mpamvu nahoze mbasangiza ukuntu nakunda ikintu cya separation. Nyine dukomeze twumve, dusangizanye muri comments, dusangizanye n'ubu butumwa hirya no hino kugira ngo tubwumve, tubwungurane ibitekerezo. Ubundi bene data, turebe noneho hejuru y'ubutumwa niba hari uburyo twakomeza kuba hamwe mu mwanya wo gusenga, tukabana no mu mwanya wo gukora impano byacu byose. Hari impano mufite, izo mpano zose zikore ku Imana ituyoboye. Ariko turi hamwe, iyo turi hamwe tungurana ibitekerezo. Imana iduha umugisha rero. Karibu, tuzanezerwa kubana namwe mwese. Imana iduha umugisha. Ntekereza ko ikindi nakongeraho nuko iyo abantu bari hamwe, bitwa ngo ababiri baruta umwe. Iyo umwe aguye undi abyutsa undi. So umva ni ikintu kimwe, dusengera hamwe, tugahana ubushobozi. Nanone uzi ubushobozi, hari aho twunganana ama offer cyangwa opportunities zigenda ziboneka muri twe. Ntabwo tujya kure, duhera kuko turi kumwe, buri wese agaha undi link. None rero guha link umuntu w'Imana biba biryoshye cyane. So tugahura turi abakozi, dufite twese ibyo dukora. Imana iba ikoto twagiye dusangizanya, tugahura mu Imana. Urumva byose tuba duhagaze neza. Iyi si tuzayibamo niduhuriza hamwe. Tuzaba duhagaze neza mu buryo bw'umwuka, tuyoboye Imana, tuyoboye no mu buryo bw'umubiri, twubakitse. Kuko turi mu isi dukorera mu bintu bibiri: Imana uburyo bw'umwuka, Imana tukatuyobora n'uburyo bw'umubiri. Imana niho yigaragariza. Karibu.